none rero hari uburyo yari yarafashe icyo kintu kuri we. Ibyo nakoze nk'umutambyi nk'umushumba narabikoze. Ndabona rero niba ari umukristo ukunda ubugingo bwe akaba azi ko tujyana na, kuko abantu bapfa mu bugingo cyangwa mu bakristo n'ibindi byose bava mu nzira y'agakiza kubera ibi rumors cyangwa se ibihuha ni benshi. Ariko niba jyewe nkosheje ukaza ukamenyesha ikosa ryanjye, nzagushimira, kandi ningushimira nzakosora iryo kosa nikomereza urugendo nawe, kandi Imana izabiguhembere uko wankosoye. Ariko si byiza kuza kuvuga ikintu kitari cyo cyangwa se kuza kwica imitima y'abantu ko jyewe ndi mubi, unyangisha abantu, unyangishe rubanda, unyangishe abakristo, unyangishe abanyarwanda, unyangishe abandi bose. Umuturage wabeshwagaho n'ibihumbi 3 tukamuremera, bakamuha imyenda, bakamuha inkweto, bakamuha amasaha, bakabaha ibitenge, bakabaha, kugezaho birangiye mfata igiseke batuye icyo kubafasha ngishira mu biganza byabo. Hanyuma uyu munsi arakora, n'uyu munsi ni umucuruzi, amafaranga amaranye imyaka 8 n'uyu munsi aracyayajyaho, yafunguye business ye na n'uyu munsi aracyakora. Ni mwumve ikiza naba narakoze nakizira. Ni ku isi umuntu akora ikintu cyiza kigahinduka kuba ikintu kibi. Kwari umunyarwandakazi uzwi na leta yashaka, n'undi muntu wese yashaka ngo bamubaze ngo ese amafaranga yatuwe mu rusengero rurimo abantu ibihumbi bingahe, ayo mafaranga bishop yarakwambuye, yarayatwaye, cyangwa se ayo mafaranga ntabwo yakugezeho, cyangwa se ayo mafaranga yarayariye nkabiya bya skama muvuga, yarayatwaye arayarya. So noneho ibyo ngibyo wa muturage agataka cyangwa bikanagera no kuba diakoni ko jyewe namwambuye keya cyane. Ntagoma muri kure y'abaspeaker. Reka twumve niba uyu nguyu ari umukozi w'Imana Dr. Innocent Rugagi, mutumishi wa Mungu. Muraho neza? Twishimiye kubana namwe. Murakoze. Hari umwe mu bakristo ujyandikiye uri Canada ari kumwe namwe, arambwiye ngo byari kuba byiza kugira ngo wumve ibi biganiro, niba hari icyo wabitangamo inama ukabikora. Urakoze cyane. So twishimiye kubana nashaka kugira ngo numve ko ari wowe. So reka nza noneho ikiganiro tugihindure muri ubu buryo. Za YouTube cyane ubwo tugize amahirwe tukaba turi kumwe n'umukozi w'Imana. Ndasaba mubwire za YouTube channel. Nubundi muraza ntunze benshi murabizi ko mwajana muze mwumve ukuri, hanyuma turaza kumva umukozi w'Imana agire icyo atubwira cyangwa agire icyo abwira abantu bumvisha ibi bintu, biraza kudufasha. Twaje ahangaha tuganira, dusanzwe tuganira ahangaha. Nitwa Godfather, niryo zina nkoresha, apana Godfather nk'Imana, Godfather azen papa muri batisimu nkuko byitwa. So niryo zina nkoresha as a stage name. So twaganiye kuri ibintu byateje induru, ariko turaganira, ndatekereza bateze amatwi urabyumva. Turifuza kugira ngo mu by'ukuri niba bishoboka ukababonye biri ngombwa ko hari icyo ugomba kuvuga, reka tuguhe umwanya ibi bintu ubishyireho umucyo, kuko biraza gufasha benshi. Nkwibutse ko ahangaha kuri iyi platform haraza, ntabwo ibyo uvugira ahangaha ntabwo biza kuguma gusa. Ama YouTube channel hafi ya yose uziyo mu gihugu ubu bamaze kuhagera, cyangwa bari hafi kuhagera, cyangwa baraza gufata iyi space bagiye kuyaploadinga. Niryo tandukaniro ry'ahangaha kuri space no kuri YouTube channel. Bivuze ngo ama YouTube yose n'ibinyamakuru ibyo uvugira aha cyangwa ibyo ugiye kutubwira baraza kubyaploadinga, ugiye kubwira u Rwanda rwose. So uraza gufata umwanya rero tukwakire. Ahangaha ntawe ushobora kugira ikosa ryo kubahuka, ntabwo bishoboka. Hano ushobora kugutera amagambo, turagutega amatwi nk'umukozi w'Imana. No dufite abemera Imana, tugutega amatwi nk'umukozi w'Imana, hanyuma udushyirire umucyo kuri iki kintu. Murakoze cyane. Murakoze mwese. Ndagushimiye nawe kandi Godfather umaye uyu mwanya kugira ngo mbashe kugira icyo navuga kuri buri wese. Burya abafite uburenganzira bwo gutanga ibitekerezo, ni nacyo biberaho, cyane cyane ibitekerezo byubaka, bitari ibitekerezo wenda bisenya cyangwa se byibanda mu
mu kwinjira cyangwa kuataka ubuzima bw'umuntu ku giti cye, kuko na mbere yuko mba umushumba ndi umunyarwanda, icya kabiri ndi umupapa wubatse mfite urugo n'abana, icya gatatu ufite umuryango mugari ari wo muryango witwa w'iyobokamana, aho narobanuriwe kuba umushumba, bakabona ko bikwiye bakabimera iyo nshingano. Kugira ngo buri muntu wese wenda avanweho urujijo rwo kudasobanukirwa icyo wenda ijambo ry'Imana rivuga, ni nayo mpamvu burya n'umuntu yagiye gutanga n'ibitekerezo abasha no kubanza kumva icyo umuntu yavuze, noneho agatanga igitekerezo ashingiye ku byo umuntu yavuze, atari byo yihimbiye cyangwa atari byo yizaniye. Burya ijambo ry'Imana iyo usomye igitabo cya mbere cya Samweli igice 16, aho ise wa Dawidi yamuhamagaye ava mu ntama, aramubwira ngo nta makuru ya mukuru wawe y'abakuru bawe duherutse, rero ndashaka kugira ngo ubagemurire, ubajyanire imitsima, ubajyanire n'ibyo banywa, hanyuma noneho nugaruka unzanira amakuru y'imvaho, umbwire uko bamerewe ndetse n'uko wabasanze ku rugamba. Dawidi ajyayo yagarukanye inkuru, noneho si y'abakuru be gusa, ahubwo agarukana n'inkuru imuherekeje y'intsinzi babonye. Murabizi hari icyo nyakubahwa mukuru w'igihugu cyacu adutoza ku bintu bitatu bigomba kuranga buri muntu wese umunyarwanda, kandi mu byiciro byose, ari ibyerekeranye n'iyobokamana, ari ibyerekeranye na politike, ari ibigendanye n'umuco wacu, umuco nyarwanda. Ibyo byose ugomba kubikoraho kugira ngo noneho ugire za ndangagaciro zigomba kuba uhagazemo neza. Ariko nujya kunyita umujura, utamfashe niba utumvise umuntu watase n'ibye, cyangwa se udashoboye no kuba wanabonye aho babariye ya mafaranga nkayashyira mu mufuka, uba umuhohoteye ku buryo bitaba bikwiriye. Ni nayo mpamvu nje hano mbisabwe kugira ngo wenda n'abavandimwe bari hano waba wemera cyangwa utemera n'uburenganzira bwawe, ariko burya nawe ubwawe ku giti cyawe hari umuco dutozwa, cya mbere kutarangwa n'ibihuha, gukunda igihugu, gufashanya no kuremera abatishoboye. Nari mu karere ka Nyarugenge, nari ndi perezida ushinzwe kuremera abatishoboye. Ntabwo n'abandi umuyobozi wagiriwe icyizere mu karere ka Nyarugenge ushobora kuremera abantu batishoboye ngo kandi yewe nongere nsubire inyuma ngiye kwiba abatishoboye. Sinumva ko icyo kintu cyaba ari ikintu kizima, aho ngirirwa icyizere n'ubuyobozi nifatanyije nabwo kugira ngo dufashe n'abatishoboye, kububakira abantu bose, tukagira icyo kibazo hamwe, tukakigira hamwe, noneho nsubire inyuma kuri wa mukene, kandi wa muntu uwo ndimo kuvugira, uwo ndimo kugirira ijwi kugira ngo tumufashe, nongere kandi nsubire inyuma ngiye kumwiba. Icyo kintu ntabwo wenda abantu benshi nk'icyo umuntu aba atabizi. Ni nayo mpamvu burya iyo uganiriye n'umuntu ubasha kumenya pozisiyo yiwe, ubasha kumenya imikorere yiwe, ubasha kumenya uko ameze mu buzima bwa buri munsi. Ni nabyo rero uwo batumye, hari uwo yatumye, ndamwakira, agerageza kugira ibibazo ambaza, nanjye ngera aho ngaho ndamusobanurira. Rero cyaje kuntangaza, bimwe bya mbere nari namaze kubyakira, ibyo yamaze kuvuga mbere nari namaze kubyakira. Audio iyo bafatikanyije amutuma, niyo yaje kongera kumbabaza kurushaho, amuhamiriza inzu mfite Muhanga, amuhamiriza n'ibindi byose bigendanye n'ubuzima bwite bwanjye. Bimwe bya mbere nari narabiretse, burya nari narabiretse, hari ibindi yabanje kuvuga mbere ndabyihorera,
yemwe nabanje no gutera intambwe yewe nk'umushumba ndanamwandikira ndamubwira ngo mubyeyi ibi bintu se urimo kuvuga ko atari byiza, aranyihorera. Bivuga ngo ubwa mbere yarabibanje ntaraza no mu Rwanda nari ndi Canada. Ndanamwandikira ndi Canada ndamubwira rwose mubyeyi ntabwo biri ari byiza, ni byiza kumenya amakuru. Araceceka aranyihorera. Ngeze mu Rwanda nabyo arongera kandi inshuro ya kabiri ndabibona barabinyohereza. Arongera kandi inshuro ya gatatu, aho ngaho hari abandi bayobozi nabigishijemo inama ndanabibabwira bampa icyemezo cy'icyo uko nkwiriye kubikora. Ubwa kane rero nibwo yatumye uwo munyamakuru n'amagambo akarishye cyane akomeretsa apana noneho ibintu wenda mushobora kuba mubivuga mutabizi. Yashize hariya telefone ikiganiro bagiranye, numva umutima umusatsi umvuye ku mutwe, nibaza niba hari ikindi kintu wenda gishobora kuba kigenderera. Ni nayo mpamvu umuntu najya kuvuga ikintu atanga opinion y'ibitekerezo bye, kugenda mu mpande zombi ni byiza. Ni nayo mpamvu nagaragaje ikinyabupfura kuri we ndavuga ababyeyi, umubyeyi n'umutima w'urugo, umubyeyi nusigasira umuco, umubyeyi nutanga inama zikwiriye. Ngerageza n'abasi ntibikwiriye ko jewe nakubaho ku mubyeyi, ntago bikwiriye ko jewe najya hariya ngo mvuguruza umubyeyi ijambo niri. Rero mu byo navuze ibintu bibiri, burya hari igihe twebwe authority dufite nk'abakozi b'Imana duhabwa n'inshingano zacu, twigishijwe kwihangana. Ariko jye nateye intambwe ya mbere yo kumusanga ariko aransuzugura. Iyo ni intambwe ya mbere yewe nakoze, aranabizi wenyine ku giti cyiwe, ntiyabasha. Bisobanuye ko ndanamwihorera pe. Iyo nabireka nta n'ikindi kibazo cyari kubaho, nta n'ikibazo rwose na kimwe cyari kubaho, kubera ko nubaha ibyo akora. Niba nubaha ibyo akora, nawe yakagombye kubaha ibyo abandi bakora. Kandi twese buri wese arakora kugira ngo igihugu cyacu twese tukizamukire, tucyubake hamwe. Niyo ntego, nta kindi. Ariko niba koko akunda ibyo akora, ntakubahuke ibyo abandi bakora, kandi noneho yinjire mu buzima bwite bw'umuntu. Wendi yanavuga iby'urusengero nta kibazo, akavuga iby'urusengero, urusengero ni rusange, ariko apana kuvuga izina ryanjye n'ibyanjye n'ibindi byo ntunze n'ibyo natunze, cyangwa ibyo mfite n'ibyo nafite. Aho no kurengera kimwe nuko nari namaze kumusanga. Icyo kintu cyo ko namusanze wenda benshi ntabwo bari babizi, je nabikoze nk'umukozi w'Imana. Ibyo nabanje gutera intambwe ya mbere ndanabimubwira, aranyihorera, yanga no kugira icyo ansubiza. Arasubira bwa kabiri, arasubira bwa gatatu, arasubira no kunumaho n'abandi bantu. Mbere y'ibyo mfite ibindi fakte y'ama message y'iterabwoba banyandikira ngo nudakora ibi ngo umuntu anyandikira message arambwira ngo nudakora ibi ngibi abantu barimo gutegura uko bagusebya. So bisobanuye ngo muri societe yacu ibyo nabyo kandi harababishinzwe bari kubikurikirana, ibyo nta kibazo gihari. Bisobanuye ngo ntabwo turimo gushaka guha abantu ibintu bizima. Nuba ngo niba hari ukuntu mfite iryo zina, barankorera iyo atake kugira ngo haboneke ikigaragara cyose, n'undi wese avuge atabanje no kumenya uruhande uwo muntu aherereyemo. Numvise ngeze hano nagiye numva ibitekerezo by'abantu batandukanye uko bagiye babivuga. Buri muntu wese avuga uko abyumva cyane. Burya jewe nyir'ubwite uramutse unambajije utagiye na kure, ukaza ukanyegera ukambaza ngo ibi bintu bikuvugwaho mbega nibyo,
kuko niba ushaka gutanga ibintu bizima muri sosiyete ni ngombwa kugira ngo utange ibintu bizima bigomba kubaka abandi aho kugira ngo bisenye abandi. Urugero, niba yicaye hari akamvuga nabi nk'umushumba ibi nadafitiye fact, ese wa mukristo nyobora cyangwa se wa mukristo w'ahandi hantu cyangwa se wa undi munyarwanda wundi ushobora kumva arimo gutanga ibyo bintu, yego niba mukunda arumva ko ibyo yavuga ari ukuri, yego niba mukurikira arumva ko ibyo avuga ari ukuri, ese utankurikira jewe uriya yamaje kumuneranyaho byagenda gute? Cyangwa se yamaze kumushiramo icyo kintu kitari cyo bigenda gute? Ese nundi muntu wari we wese ushobora kubona nkuko numvise umuntu hano undi yaje kumunyomoza, which is good. Ni byiza ko umuntu aba atanga amakuru nyayo. Hari umuntu umwe yavuze ikintu kigendanye ngo jugunya ubukene hano, akantu kavuga ngo jugunya ubukene bwawe hano. Amaze kugakina inshuro nyinshi, nubwo namwese igihe ubwanjye namuhaye video yuzuye y'ukuri yanga kuyikora, yanga kubivuga ubwanjye. Navuze wenda mbere nari ndi Canada, ndamubwira ngo birashoboka ko ako kantu kamaze imyaka 8, birashoboka ko adafite ukuri kwabyo, reka mbimwohereze. Bavandimwe, ndabimwohereza kuri telefone yiwe arabibona. Ndama rero kubera ko wenda ushobora kuvuga ibintu bitari byo, dore ukuri kwabyo uko byarangiye nuko. Ndababwiza ukuri nta kintu yabivuzeho, araceceka. Ndaza kugeza naho avuga ko nakoze igiterane mu Ruhango muri stade, arataka yicara imbere ya kamera aravuga ngo igiterane nakoze amafaranga yavuyemo nishyuye abantu amadeni yabo, ngo yasigaye nyashira mu mufuka ndigendera. Nibaza ukuntu yongeye kandi ndongera kandi ndamwohereza message ariko kuki ushaka buri munsi kuvuga ikintu kimeze gutya uyobya abantu? Ntiyansubiza, araceceka. Igiterane cya Ruhango nakoze ntareba umubare w'abantu bakijijwe, kuko niyo mission umuntu aba afite. Abavuye mu kunywa urumogi, abavuye mu kwiyahura, abavuye mu muhanda, indaya zavuye mu muhanda, uwo munsi zahindutse zigomba gutangira urugendo rushya. Urareba amafaranga kurusha imitima y'abantu, urareba amazu. Se nimva ku isi hari ikintu nzajyana ko nta na kimwe nazanye, nta na kimwe nzatwara. Ikibazo naba mfite ni ikihe ku buryo uyu muvandimwe ashobora kuba arengera bene ako kageni? Kuki atareba imitima y'abantu? Kuki atareba ubugingo bw'abantu bashobora kuba banezerewe, bavuye habi binjiye heza, batangiye urugendo rushya? Amafaranga gusa niyo target, imodoka cyangwa ikindi niyo target. Ese mu muhamagaro mfite nabanza namenye umuhamagaro nahamagawe gute, natangiye urugendo ryari, natangiye umurimo hehe, byari bimeze gute, kugira ngo urebe ibintu bifatika unavuge imodoka agaciro kayo n'ibindi byose bikurikiye. Ese ntabwo uzi uburyo nayibonyemo, ntabwo uzi uburyo nayihawe, ntabwo uzi uburyo yangezeho, ariko kumva umuntu avuze ibyo ngibyo. Nge mbibona ko birengereye kuba ashobora gufata ikiganiro we n'undi muntu, noneho akavuga ngo ndagutumye genda urebe imitungo afite, genda urebe ibintu afite, akamwohereza. Mbona ko noneho ni ivogerwa rikomeye ku burenganzira bwanjye, bw'umuryango wanjye, ndetse no kubwitorero. Ijambo navuze niba ari umukristo, kuko nabanje kubaza umunyamakuru uyu niba ari umukristo ngo niwe, ndabivuga mu buryo bubiri. Niba atari umukristo, twese twari hanze, twarababariwe, twagiriye ubuntu n'Imana, twaramenye Kristo, twakomeje urugendo. Ariko nawe azamenya Imana, amenye Kristo, akomeze urugendo, bigende neza. Ariko niba mu rusengero rwo afite umushumba nkanjye, akaba afite umutambyi nkanjye, akaba ari umukristo koko, dufatikanije urugendo rujya mu ijuru, azasanga asaba imbabazi, kuko jye naramusanze arasuzugura. Ubwa kabiri ni ukuvuga ngo rero niba jye narasanze narateye intambwe nkamushaka we, kugira ngo icyo kintu kive mu nzira, icyo adafitiyeho urujijo akabyanga, akanyereka ko bidakwiriye. Iyi ni inshuro igeze ku ya 3
ibaye. Wenda ibyo mbicireho clear n'abantu bose bazabikurikirana. Nateye intambwe jewe icyo ngicyo nyivugiye hano, nawe arakizi n'umutima we no muri telefone yarabifite. Ibyo ndabikoze nk'umukozi kandi pe nabikoze mu ntambwe yo kugira ngo mwereke umucyo, ariko ntiyabishaka. Nge mbona ko wenda hari ukundi kuntu byagenze. Mu ncamake kugira ngo n'undi wese uri hano bimuviremo urujijo, amategeko ndayazi. Nzi uburenganzira bw'umuntu, nzi n'ikijambo ry'Imana rivuga, nzi na mwene so yakosheje umusanga ukamenyesha ikosa rye narabikoze. Matayo igice cya 18 umurongo wa 15 wa 16 n'uwa 17. Umusanga ubwa mbere yewe hari n'umuntu namutumyeho aramuzi, baravuganye. Nakoze icyo Bibiliya ivuga inshuro ebyiri. Ya mbere naramusanze, inshuro ya kabiri namutumyeho umuntu, ariko ibyo ngibyo ntiyabivaho. Bisobanuye rero hari uburyo yari yarafashe icyo kintu kuri we. Ibyo nakoze nk'umutambyi nk'umushumba narabikoze. Ndava rero niba ari umukristo ukunda ubugingo bwe akabazi ko tujyana na, kuko abantu bapfa mu bugingo cyangwa mu bakristo n'ibindi byose bava mu nzira y'agakiza kubera ibi rumors cyangwa se ibihuha ni benshi. Ariko niba jewe nkosheje ukaza ukamenyesha ikosa ryanjye, nzagushimira, kandi ningushimira nzakosora iryo kosa nikomereza urugendo nawe, kandi Imana izabiguhembere uko wankosoye. Ariko si byiza kuza kuvuga ikintu kitari cyo, cyangwa se kuza kwica imitima y'abantu ko jewe ndi mubi, unyangisha abantu, unyangishe rubanda, unyangishe abakristo, unyangishe abanyarwanda, unyangishe abandi bose. Umuturage wabeshwagaho n'ibihumbi 3 tukamuremera, bakamuha imyenda, bakamuha inkweto, bakamuha amasaha, bakabaha ibitenge, bakabaha, kugezaho birangiye mfata igiseke batuye icyo kubafasha ngishira mu biganza byabo. Hanyuma uyu munsi arakora, n'uyu munsi n'umucuruzi, amafaranga maranye imyaka 8 n'uyu munsi aracyayajyaho, yafunguye business ye na n'uyu munsi aracyakora. Ni mwumve ikiza naba narakoze nakizira. Ni ku isi umuntu akora ikintu cyiza kigahinduka kuba ikintu kibi. Kwari umunyarwandakazi uzwi na leta yashaka, n'undi muntu wese yashaka ngo bamubaze ngo ese amafaranga yatuwe mu rusengero urimo abantu ibihumbi bingahe, ayo mafaranga bishop yarakwambuye, yarayatwaye, cyangwa se ayo mafaranga ntabwo yakugezeho, cyangwa se ayo mafaranga yarayariye nkabiya bya skama muvuga, yarayatwaye arayarya. So noneho ibyo ngibyo wa muturage agataka, cyangwa bikanagera no kuba diakoni ko jewe namwambuye, kuko mfite institution yubatse. Hari representation légale, hari vice représentant légale, hari ba secrétaire général, hari ababitsi baba mu makonte y'itorero bashinzwe gusohora iby'imitungo y'itorero. Nafitiye uburenganzira na gatoya, ariko umuntu akaza kuvuga ngo mfata ibintu nkabishyira mu mufuka wanjye. Ese nk'abo bantu iyo bamwumvise avuga gutyo, nta hantu nahuriye nabyo, ntibabona ko ari atake zikomeye arimo kwataka jewe? Noneho rero niba yumva ko ari umunyakuri, yansanga akambwira ngo naganiriye n'umukristo wawe, yambwiye ko watwaye amafaranga ya naya, wayajyanye, kandi nkamuha n'uburenganzira kuko afite ayo makuru, agende ajyane ikirego muri RIB. Uyu mukozi w'Imana amaturo aratangwa akayashira mu mufuka akagenda. Niyo mpamvu itorero ritubakwa, niyo mpamvu ibintu bipfuye gutya, niyo mpamvu nibi bitagenze gutya, kugira ngo nawe ashimwe ko abereye maso. Umukristo ari we munyarwanda de n'ubunyamwuga bwe afite bushobora gufasha abantu. Noneho baze bashire hariya bavuge ngo nimurebe imitungo y'itorero yarayigwije, nimurebe ibikorwa by'itorero, aho kubaka urusengero yahubatse inzu yiwe, kandi bibanza byari by'itorero, noneho yasigaye yashizemo inzu ye niyabamo. Ariko biboneka ko afite wenda ikindi kintu mu mutima we jewe ntazi, cyangwa se afite indi mission jewe ntamenya. Ariko Uwiteka
hari igihe bibaho ngombwa ko urujijo wenda cyangwa se icyo umuntu abibye cyangwa se icyo umuntu ashaka kubiba agisarure ku giti kiwe, ariko jewe mu mutima wanjye nzi neza ko ntacyo mpfa nawe, nta kibazo mfite na gatoya na busa. Ibyo nkora ndabikora neza, bifitiye fagite, bifitiye ahantu hose, aho nkorera hose, ibikorwa nkora ku bakristo bacu, ku bandi bantu, sibyo nirata, ndarata Imana yampaye ubwo bushobozi bwo kugira ngo mbikore. Ndizera ko nagerageza gutanga umucyo kuri buri muntu wese hano, kuko nigiye nyirubwite. Ahubwo niba hari umuntu wagira icyo ambaza cyangwa yagira icyo ashaka kumenya, rwose urubuga narutanga ku muntu umwe, cyangwa sinzi niba mwabinyemerera, ntabwo mbizi, ariko kushaka kumenya ukuri ambwire icyo ashaka kumenya ukuri, nkimusobanuriraho kugira ngo atange ibitekerezo wenda bitarabye. Murakoze. Urakoze cyane. Abantu benshi ntabwo ndibuze kuzamura abantu, ndabizi, biraza kumfasha aba co-host mu ndebere muri comment, mu ibibazo, ikibazo kitamakinga sense ukirejeta. Naho kuzamura abantu hano ntabwo nshaka kugira ngo nze kuzamura abantu habeho nuvuga ibidakwiye. No, mwandike, abenshi mwandike, ndakira abantu bakeya cyane. Kandi mu kubaza ikibazo cyawe, uyu ni umubyeyi, ni umuntu w'umupapa mukuru, mujye kuri ye murare afite abana bagraduatinze, umufate nka papa wawe kuko ni umubyeyi. Utazana ibintu bya indiscipline nkakumerera nabi cyane, kandi murabizi ko bidashobora iwanjye. So ndaza kwakira ibibazo bikeya. Doctor, mbonye udusobanuriye ibi bintu, biragaragara ko ari ibintu bimaze igihe kirekire. Uyu muntu ko numva ari ibintu biri person, niba byaratangiye ukiri muri Canada, ndumva byaje mu itangazamakuru cyangwa byaje hanze, ariko mwari musanzwe ibyo bintu bibaho mubiziranyeho. Uyu muntu mwari muziranye cyangwa hari icyo waba upfa na Scovia mu buzima bwa buri munsi? Na rimwe sinda navugana nawe personal cyangwa se haba physical cyangwa mu buryo buri communication, oya, na hamwe. Utekereza ko ibi bintu yaba biterwa n'iki, kuko kwibasira bigeze kuri iki gihe bikagera naho abikora inshuro ya 4? Utekereza ko byaba biva kuki? Ikiri mu mutima w'umuntu burya ni ukimenya. Jewe ntabwo namenya, burya umuntu anagusanze akakubwira ngo hari iki akakubwira. Umenya nuko witwara, umenya nuko wikosora, umenya nuko wisobanura. Nkuko hano nasanze hariho iyi space kugira ngo nanjye ubwanjye ngire uyu mwanya wo kugira ngo ntange umusanzu wanjye, nkuko buri muntu wese yararimo gutanga igitekerezo cye. Ariko burya ndabizi muri benshi hano hari umuntu uza kuba hari umuntu uza ufite icyo yafashe yatwaye byibuze mu byo nabashe kuvuga, atari byo gushakisha, ariko nyirubwite nkaba nabyivugiye. Urakoze cyane. Mbere ko nakiri ibibazo, hanyuma reka tugaruke kuri iki kintu, uze kumfasha. Ntabwo ngiye kugusubiza inyuma, ariko kugira ngo dushyireho umucyo abantu batabashije kubona ikiganiro wakoranye na nimwe muri YouTube channel navuga zikiri hasi, iriya yari yagusanze aho ukorera. Ku bantu batabashije kuyibona cyangwa ntabwo yabaye popular, abantu barahanga batabyumvishe, wadufasha ukatubwira iyi Redeemed Gospel Church uyobora, ese ni wowe co-founder, ni wowe wayiremye, cyangwa yitubwire mu cyamake imaze igihe kingana iki, ikorera mu Rwanda, kugira ngo abantu babashe kubyumva, biraza kuduha umucyo kuko byabaye intambara hano? Yego, jewe ndi missionnaire wa Redeemed Gospel Church. Redeemed Gospel Church yatangiye muri 1992, yemerwa mu mategeko y'u Rwanda n'ubuzima gatozi yahawe muri 1993. Nibwo Redeemed Gospel Church yatangiye mu Rwanda ku mugaragaro. Ntabwo habayeho amahirwe yuko abatangiye umurimo bitewe n'intambara yabaye muri jenoside yakorewe abatutsi muri 1994, bamwe bahabuze ubuzima n'abakristo babyo, nuko byarangiye. No kuvuga ngo Redeemed Gospel Church yahawe
personalite cyangwa se yahawe uburenganzira nk'itorero mu gihugu cy'u Rwanda mu 1993 nibwo yatangiye, ikaba ifite icyicaro gikuru muri Kenya. Uwatangiye Redeemed Gospel Church, visionary wa Redeemed Gospel Church ku isi yose, akaba ari we Archbishop Dr. Arthur Kitonga, ari nawe waje mu Rwanda kunyimika guhabwa inshingano mfite ku itariki ya 30 z'ukwezi kwa gatandatu mu 2012. Niwo munsi nahawe inshingano yo guhagarara Redeemed mu Rwanda ndetse no mu Burundi. Oh my God, mwabyumvishe mw'abantu mwe, mwabyumvishe bamwe mwafataga mukavuga ko ibyo avuga ari byo, ngira ngo muri kumva ukuri kwa nyako. So Jesus Christ. So reka mfate abantu babiri, reka mbere kuri kuba co-host umwe abazi ikibazo kimwe reka mbere kuri Uwezo go ahead. Urakoze cyane ko bishabaga dafada ndabaza suze umutumirwa nimara umutumirwa cyangwa urangije kuvuga nimara mbaza ibibazo byanje wenda ndayibaza mu buryo pastor cyangwa se bishop Dr. Rugagi ko bibona. Hari mu imyaka 5 ishize hari video yawe igaragara ufite agaseke uri kubwira abantu ngo bari bakaburira ubukene bajugunye ubukene, yego, bakazana amafaranga mbese bajugunye ubukene, bakazana amafaranga bari kujugunya ubukene. Muri baki kuri iriya video unagira ngo duherezeho clarification kubera yuko njyewe uyibona utarabaye muhariya cyangwa utari wewe mfite right yanjye yo kwikora interpretation bitewe nuko nanjye nayikora interpretation. So umuntu wasabye ko abantu bajugunye ubukene, umuntu abantu bajugunyeho ubukene, ese bari abantu barabujugunye ubukene bwararangiye, ubukene buracyahari. Secondly, hari ikindi kintu baza hano nkawe ufite iyo title uhagarariye kanisa ngenda Pastor Kidongo uvuze wo muri Kenya, I think no mukiko yunda muzi. Ndashaka kukubaza nti waba wemera yuko mwebwe muri community y'abihaye Imana either mushobora kuba mwaracengiwemo n'ibisambo cyangwa abasikama, mwebwe ubwanyu mukaba mwarananiwe guprotectinga territory yanyu ikaba yarinjiriwe, nimba ubyemeranya nanjye ko yinjiriwe, jewe rero kuba mbi criticizinga am I wrong cyangwa nimwe mwakinguye iyo vacuum yuko no tuza abantu bakabatera imijugujugu? Okay, ngaruka kuri iyi ngiyi ya Scovia. Ese Scovia afite right na opinion yo kuba yo gucriticizinga nk'umuntu cyangwa nk'umukozi w'Imana? Nimba bibayeho gutyo akumva wenda yarenze gucriticizinga bisanzwe akagukorera cyo nakwita ihohotera cyangwa character assassination, wenda mbivuge mu buryo bwiza, wemera amategeko y'u Rwanda arimo ijambo rivuga defamation mu buryo wakwiyambaza amategeko y'igihugu, Scovia akabihanirwa, noneho tukabona yuko yaza evidences ntazo ufite? Ikibazo cyanjye cyanyuma, hari ikinyamakuru atingi ni Inyarwanda cyanditse yuko sinibuka umwaka ko ufite Range Rover waguze, kindavuga uko banditse ko waguze Range Rover, sinibuka umwaka ko ufite Range Rover waguze, kindavuga uko banditse ko waguze Range Rover. Iriya Range Rover warayiguze. Aho rero biducyangira nuko abakozi b'Imana cyangwa bita abakozi b'Imana kuko nabo barahari, bagenda bakaba mu miturirwa bakigisha abana hanze, bakagendera mu mamodoka ahenze, ariko barimo gukama abakene
agataro bagiye kuzunguza bakaza bakajukunya hariya iwe bakaba mu buzima bwa Alex. I'm not saying you kindavuga uko tubibona uko interpretation zibona. Ese ukurikije Bible my friend ibibazo ukurikije conclusion ukurikije Bible ukurikije Bible uwezo urimo kubaza cyangwa reka soza kanyuma uko reka soza please umuntu second ukurikije Bible uko ubuzima bwa Kristo Yesu yabaye ubuzima bwo kuca bugufi ubuzima bwo koza ibirenge ubuzima bwo kuba mu buzima buri simple ubuzima bwo kuba muri buriya buzima uzi ko Yesu yabayeho buno bwo kwisi uracyabaza ikibazo ubona itorero ritari kuyoba dukurikiranyije ukuntu bintu bimeze murakoze urakoze cyane sinzi niba namusubiza niba mwama uwezo this is the last warning uretse gato ya uwezo this is the last warning ndagusabye ongera ukora amakosa ikibazo kajya mu bindi wabajije ndumva nta n'ikintu yaragusubiza wabajije iwe ikibazo byanjye mute your mic abwo wenda twa clarifying ibibazo yabajije okay uretse gato neza mu ncamake kugira ngo uretse gato mute your mic nawe meeting mic yawe uwezo fungura mic yawe yes uravuga ibyifuzo bya cyangwa urabaza nimba umutumirwa tumvisha ibibazo byanje niwe wambwira gutyo ashobora kuba yabyumva kandi yabyumva umva ngo sabe ikintu kimwe ugomba kubaza ikibazo ngo umenye cyangwa usobanukirwe ariko gufata 5 minutes ntabwo bikunda absolutely I'm sorry nimba nakoreshe 5 minutes reformulate your question please okay ntabwo yabyumvise kugira ngo reformulate ngatari mwebwe muri ko natwe bwacu ngo twabyumvise ntabwo ari mwebwe musubiza ni uri busubize okay reka okay uwezo reka musabe agusubize kuri icyo kimodoka agusubize no kuri kiriya kindi ibindi wabajije uranabyisubiza murakoze cyane Dr. wafata umwanya ni wamwumvishe ukamusubiza ukije mu magambo make ntugendere ku byo avuze ko avuze ibintu birebire byinshi cyane ntabwo yabazaga murakoze Godfather kugira ngo nsubize uwezo icyo yagerageje kubaza icya mbere yavuze ku gaseke ko kujugunya ubukene ese ubukene bwaba bwararangiye Yesu yaravuze ngo abakene muri kumwe nabo kandi bazahoraho ibihe byose icyo ni icya mbere icya kabiri dufata kariya gaseke ubundi kari gafitwe n'umuntu urimo gufashwa uwo mukene nyine urimo gufashwa ayo mafaranga kuko yabishwagaho n'3,000 akabiryamo akabivuzamo umwana we akagemurira n'umugabo we muri gereza aho yarari akoresheje 3,000 n'igihe wabanje kubanza gukura amafaranga mu mufuka wanjye hanyuma mbona kuyamuhereza mu ntoki undi muntu azana agaseke gatoya kuko abantu batangiye kuza ari benshi nawe nahamagaye bose batangiye kuza mbonye bigiye kuba nk'akavuyo wenda k'abantu ntabo nahamagaye nibwo nafashe kariya gaseke ndavuga rero umuntu ushaka ko dufasha umukene naze ashiremo ituro ryo gufasha umukene ahangaha ufasha umukene Imana izamufasha ugaburira abashonje Imana izamufasha kandi ni iteraniro namazemo amasaha 8 ayo masaha 8 n'akavideo bakase bavuga gusa ngo jugunya ubukene bwawe hano nako kanu bakoze mfite igiseke ariko ntibarangiza bagaragaza uwo mpaye igiseke kuko igiseke nagihaye nyiracyo afukamye ngishira mu maboko ya we n'umugabo wiwe bapfukamanya aho ngaho nshira icyo giseke mu maboko yabo mbaramburaho ibiganza mbahesha umugisha ayo mafaranga ye kuzabacira ubusa ayo mafaranga azagire icyabamarira mu buzima bwabo bwa buri munsi ndizera ko icyo kintu kimegendanye n'igiseke n'ubwo bukene bavuga naho ngaho iyo video irahari yose ivana urwo rujijo ku muntu wabonye kariya ka segonda umunota umwe n'amasegonda 32 cyangwa 38 wenyine ya judging uko yabyumva kandi nizera ko tugeze ku isi y'ijijutse uyu munsi nagwa ara ka video k'imyaka 5 n'aka video kamaze imyaka 8 iryo teraniro rimaze imyaka 7 kuko byari muri 2017 bivuga ngo rero uko yagakase cyangwa uko yakagize
ni inyungu z'umuntu kugira ngo abone abamukurikirana benshi ariko ukuri adashaka kukumenya. Ni umukene wafashwaga, video irahari yuzuye igaragaza nyira amafaranga uko yajyanye, uko yabitse amafaranga, imyenda, telefone, inkweto, byose barunda hamwe bakagenda bakicarana n'ibyabo kugeza aho baje gutahana amafaranga yabo. Icyo ni icyambere. Cya kabiri, imodoka ya Range Rover, umuntu wese ashobora guhabwa impano n'umuntu uwo ari we wese mu buzima bwe, kandi nta muntu waza ngo ahite aza atanga details za buri kintu cyose, ko buri muntu wese ashatse nawe ubwawe wavuga ngo wamesheje umugisha, icyo nashakaga narakibonye nanjye ndaguhesha umugisha. Ibyo ngibyo bibaho, tubibona kenshi, inshuro nyinshi cyane. Baduha ibintu ntabyo wasabye, nta kintu na kimwe wasabye. Ku bandi baje gutoba cyangwa se kugira nabo umurimo w'Imana. Njye natangiriye mu cyaro, natangiriye umurimo w'Imana mu cyaro hatari amatara. Ntabwo natangiriye mu matara muri Kigali, natangiriye mu Ruhango hataba amatara, hari banke populaire cyane generator yonyine, nta matara aragera mu Ruhango. Bivuga ngo ubuzima bwo mu cyaro bw'umukene ndabuzi, ntabwo ari bwo umuntu anyigisha. Ubuzima bushonje, bujya gusenga n'igare, bujya gusenga wateze bisi utahi wawe mu rugo, wabuze n'itike y'igiceri cya 200. Ubwo buzima ndabuzi, ndi umukozi w'Imana, ndi pasteur, ntaraba bishop cyangwa ntaraza mu mujyi wa Kigali. Ubwo buzima bushonje ndabuzi, ubuzima bwambara ubusa ndabuzi, ubuzima burara ku musozi ndabuzi. Iyi shusho umuntu wambonana uyu munsi siyo nari mfite kera. Ntago ari uko nari meze nza gutangira itorero muri Kigali, nta modoka nari mfite, nagenderaga ku igare, nagenderaga ku moto, cyangwa nk'ubundi buzima bw'abandi bantu bose. Rero ni byiza kugira ngo wenda n'umuntu uri hano, ntago nahamagariwe imodoka nziza, nta nubwo nahamagariwe inzu nziza, nahamagariwe gukora umurimo w'Imana mu gihe gikwiriye n'igihe kidakwiriye, kandi ngatangira kubusa kugeza aho Imana izamura umurimo wayo ukagera aho ugera. Icyo nicyo kintu wenda nabasha. Bariya rero bandi bashobora kuza bagatoba, ntago ari bya none. Usomye Yuda igice cya mbere umurongo wa 4 aravuga ngo dore hari bamwe binjiye muri mwebwe rwihishwa, kandi binjiye baseseye. Abo binjiye baseseye rwihishwa bahozeho kera, n'uyu munsi bariho. Isi zarindirangira, Imana gusa niyo uzavangura urukungu n'amasaka, amasaka yashire ku ruhande, urukungu narwo rushire ku ruhande rwa. Ndumva nicyo nari gusubiza. Murakoze. Okay, uwezo wabyumvishe. Kira kintu nshimye ko nta kintu kivuzeho kenshi cyane, kuko hari ikintu gitangaje ko umuntu ari umukozi w'Imana. Ntabwo ntekereza uwezo wowe imodoka yawe utwara nta muntu uza kukubaza aho wayiguye naho wayikuye naho wayiguze. Ko umuntu ari umukozi w'Imana ntabwo bivuze ko atakora business iruhande, ntabwo bivuze ko adafite ubundi buzima. Ibintu tugomba kubyumva. Ntabwo ko umuntu ari umukozi w'Imana bivuze ko ubuzima bundi buhagaze. Umuntu ashobora kuba umukozi w'Imana akagira izindi business akora, akaba afite n'ubundi buzima. Turi kumwe? Ni umukozi w'Imana ariko afite ubundi buzima abayemo, afite umuryango. Kuki mufata umukozi w'Imana mukamugira nk'imfungi ifungiwe mageragere, ukumva ko ibikozwe byose ni ibyagemuwe na gereza ibizi? Kuki mutumva ko umuntu ashobora kuba ari uwo mukozi w'Imana afite izindi business akora? Kumva ko ubuzima buhagaze bushingiye ku itorero gusa byose, kuva ku ikoti yambaye, kumva ko nta zindi business yakora. That's the big problem we have. Kuki wumva ko nta business zindi akora? Kuki mwumva ko umuntu ashobora kujya muri uwo murimo ari umutindi nyakujya, nta kindi kintu ibyo abonye byose agomba kwivana muri abo bantu ayobora? Tujye kuri Apostle Mignone, mugiye muri business afite n'abantu afasha. Amakuru avuga ko afasha benshi no kurusha n'amafaranga yakira. So rero icyo kibazo cyo kumva ngo akore statement y'ibyo atunze, wowe ibyo tunze turabizi, turashaka no kubimenya. So iki kintu ntekereza ko ari gitangaza, ntekereza ko birababaje pe. Nta muntu ufite, niyo mpamvu ngiye tunavuga kuri ibi bintu mbere yo gufata undi muntu umubaza ikibazo, twumvikana ikintu kimwe. Ntabwo ngiye twaje kuvuga kuri iki kintu kuko ari umukozi w'Imana, no. Yibasiye ubuzima bw'umunyarwanda, aramuzonga, aramwinjirira. Nta hantu Scovia atandukanye ndafata ku mavuta. Wibasiye imiryango. So niba bavuga ko aba public twibasira imiryango, bahangana ntibasiye umuryango w'umuntu, yaramwibasiye.
that's why we are here. So reka dukomeze abe ikibazo kimwe tujye kwa Sanjaki umukozi w'Imana tuze kumurekura ajye kuruhuka. Ndashaka tukubite tubangura twihute fata ijambo abe ikibazo kimwe ariko ntabwo nkeneye kwagira umuntu ukurura kandi ntabwo nshaka kwagira umuntu winjira muri vie privé ubaze ibibazo biri public. Yego Bishop turagushimira kuba waje muri iyi space twari twiniguye nanjye ubwanjye nari mfite uko nabyumvise ko ndagufashe koko ntaho bitandukaniye n'umuskama ariko nahubutse space gitangira cyangwa se nyinjiramo mvuga rwose ko nanjye ntakwemera ariko nanjye umutima namanumvura nkubise duse kumuhakanye kandi abakozi b'Imana bakaba bakiriho numva ndigaye ariko ndabyirengagiza ndamanuka njya mu scrollinga mu YouTube ngira ngo mbanze numve ibyo rundi scenario ihagaze ite. Rero naguye ku ka video ngira ngo ni minota nk'ibiri n'amasegonda 40 nagaye Godfather kanyuma kitwa ngira ngo ni untold story kuri Bishop Rugagi. Ayo mafaranga rero nabonye yuko byo ayatanzwe yose yeguriwe umukene. Nahise numvise rwose nigaye ariko ndavuga ndatafite amahirwe yuko na rectifyinga ibyo nari navuze mbere. Rero rwose mbabarire kuba muri 90% by'ibyo nengaga ku mikorere yawe hariya rwose nahise nkwemera ariko hari 10 risigaye cyangwa kugira ngo noneho tumenye ubundi kuki founder cyangwa se headquarter itabubakiye church mu myaka mwamaze kandi muri 2012 na 3 na 4 wabonaga ko rwose iya Redeemed Gospel Church wabonaga ko ifite influence nziza. Cya gatatu nimva ni bibiri kuko batabubakiye church mukanafungirwa iriya modoka yavuzweho byinshi ibyo nabyisishyari kuko iriya video rwose irakuvanaho ubusembwa bwo kuvuga ngo pay here your poverty. Ahubwo ndabaza ngo miliyoni 3 zo gukodesha ihema rya Kigali buri cyumweru kuki mwafashe icyemezo cyo gukodesha gutyo? Murakoze. Ndagushimiye kandi nukuri kuba wabashifashe umwanya uko ukabona na kariya video y'ukuri. Imana ishimwe ko wenda nundi wese ubikeneye wabimuha akabiri. Nicyo kizatuma tutabika inzangano n'inzika ahubwo tugakundana tukanafashanya muri byose. Impamvu headquarter yaje hano nakuohereza na video wenyine yaje hano wa Bishop ku itariki ya 7 z'ukwezi kwa 7 2017 aza kugira ngo arebe aho umurimo ugeze ndetse nicyo dushobora gukora kugira ngo hubakwe. Bivuga ngo icyemezo cyo kubaka bigendana nuko ubona icyerekezo vision kubona land nini muri Kigali ni ikintu kiba kitoroshye ni ngombwa gushaka kandi bigendanye nuko capacity y'abantu ushobora gushiramo hariya. Si church twari kubaka y'abantu 2000 cyangwa 3 kuko deja naho twari dufite capacity yari imaze kuba ntoya hariya mu mujyi. Bamfungiye ataruko biriya byose bakunda noise pollution n'ibindi byose twaragendaga tubyuzuza kugira ngo bigende neza, ariko capacity y'umubare w'abantu babaga hariya ndani n'abahagaze hanze wabonaga ari benshi. Rero mu gihe bazaga byari kugira ngo turebe nihe kuko n'igishushanyo twari dufite icyo gihe cyahise gihagarara kuko cyari igishushanyo cy'abantu 2000. Turagihagarika igishushanyo cyo kubaka urusengero turagihagarika kubera ko deja abicaye aho ngaho bararenze umubare w'icyo gishushanyo. Turavuga ngo noneho bazadukorere ikindi gishushanyo gishobora kwicaramo wenda abantu bageza ku 15 cyangwa se 10-15 gutyo at least abariyo. Sasa kubona ahantu ubona land muri Kigali bibi kibazo. Tuza kubona land hariya Kicukiro hejuru Gahanga
dusanga nawe bifite ibibazo, ariko tuza kubona lande zindi noneho aho dushobora kubaka urwo rusengero rw'icyerekezo. Dufite ahantu lande hafi hegitari zirenga 32. Birumva ko kuko dufite kuzubaka urusengero, aho tugomba kubaka amashuri, aho tugomba kubaka ahantu ikigo cya ICT. Bivuze ziriya details zose kugira ngo umenye iyo ufite vision cyangwa se ugejeje iyo vision ku bandi bakaza bakabireba, barushaho kwicara no kugira inama no kugufasha, noneho icyemezo kikava headquarter tuvuga ngo noneho tujye aho kubaka turahafite, aho ibyo bikorwa byose byajya mvuze ubu turahafite, ntabwo ariho dushakisha. Byari ikibazo cyo kuvuga ngo nihe, kuko ahantu hose twagiye dukora habaye hatoya. Twatangiye Kimisagara haba hatoya, kwa Mutwe haba kwa Padiri haba hatoya, kwa Mutwe haba hatoya, turimuka mu mujyi naho haba hatoya. Twimukiye muri Serena, icyo wavugaga ntago byari ikibazo cyo mwihema, kuko twateranaga rimwe natwe nibyo twashakaga ahantu tugomba kujya gukora. Noneho headquarter iravuga ngo ni byiza kugira ngo aho kugira ngo ayo mafaranga yose agende, reka dushakishe uko igishushanyo cyaboneka, noneho hazubakwe noneho urusengero rugendanye n'icyerekezo, ahantu hari headquarter izabihagarariye n'ahandi hose uzaba warafunguye ayo matorero. Murakoze. Niba twumvishe neza, urusengero cyangwa itorero ryaguze ahantu hafite ubuso bwa hegitari 32. Dufite nuvuga ngo hamwe hari hegitari 3, ahandi hari hegitari 4, ahantu hatandukanye, ariko hose muri rusange dufite amahegitari arenze 32. None se kubaka kurenza uko nguko bavuga ni ukuhe? Kubaka ubaka ku butaka, akaba haraguze ubutaka, kubaka bavuga ni ukuhe? So urakoze cyane kuri icyo kibazo. Hari ikindi wari wabajije abe atagushuje ntuzwe? Nuvuga ngo bakode, ngewe ndavuga ibyo numvise icyo gihe cya kera, nta makuru bavuze yuko bakodeshaga 3 millions par semaine. Ese ibyo byari byo? Ntabwo ari byo, ibyo ntabwo ari byo. Sawa, urakoze cyane. Okay. Ikibazo kindi abantu bakomeje kunyandikira Bishop, ni ikibazo cyo kuva mu Rwanda kwawe ujya muri Canada. Byaranditswe, ariko n'uyu munsi cyakomeje kuba ikibazo, abantu bamaze kunyandikira barenga 20 muri DM. Bamwe bati yavuye mu Rwanda asumbirijwe, ahigwa na leta bitewe n'uburiganya bwari bwabaye, ahungira muri Canada. Inkuru zirandikwa, biravugwa muri Canada, bigera naho hano hari umusore araza kubivugaho. Turagira ngo umanze utumara amatsiko. Wagiye muri Canada uhunze, binavuga ko wasize itorero utanasezeye. Wari ugiye uhunze cyangwa wari ugiye mu zindi gahunda? Icyo ntabwo ari ukuri cyo kuvuga ngo nagiye mpunze, kuko mfite n'inzandiko zinyohereza gukora iyo mirimo nka missionnaire, nkuko nabivuzeho na kare. Igihe cyose umuntu ashaka kumenya ukuri ni nacyo cyiza. Navuye hano njya muri Kenya muri headquarter, bamaze kunumiza barambwira ngo rero ndagenda, barama rero mu gihe hariya mu Rwanda hari ibyo turimo gutegura kugira ngo bihakorerwe, genda muri Amerika. Urwandiko rwa Amerika ndetse naho ngomba gutangira andi matorero mu Burayi byose birahari. Izo ndandiko za 2018 zirahari, ndazifite, zishingweho na Archbishop nka founder wa Redeemed Gospel Church. Mvuga ngo giyewe noherezwa nanone abashobora kumbwira ngo haguruka uve hano ujye Australia, haguruka hano. Ibyo byose biterwa nuko headquarter ivuze, hanyuma noneho nanjye nabo bareba umurimo uhari, kuko ntabwo bashobora kubangamira wenda umurimo uri hano cyangwa igikorwa kiri hano. Ahubwo baravuga ngo mu gihe iki gikorwa kitari gukorwa hano, banza ugende ukora intervention hano, cyane ugende ukore na intervention hariya. So nagiye rero mu nzandiko ziri official zinyemerera kujya gutangira itorero mu Burayi, muri Amerika. Ngeze muri Amerika baravuga ngo noneho hariya twari twarata